rimwe byeze bibaho ko ekipe ya itangiye umunsi ari ya nyuma ikura amanota ku ikipe itangiye umunsi ari ya yatangiye sezo ari ya mbere nindi itangira sezo ari mubwira kantu wibagiwe se wavuze mu cyumweru gishize uravuze ati hari gihe twari turi kumwe na Sine ya Sam hano turi kureba fixtures za Seno opredictinze ko uzanganya na Wolves ko ntubyibuka ntago mbyibuka ariko ni waravuze ati wabona nk'ibi yatsinze icyo gihe iyo ngeye karenze umutoza dufite hari ibyo yakoze mu kuzamura level y'ikipe ariko simwizera nk'umutoza watwara ibikombe karenze akomeza kumuryamaho ariko nge ndari declare ati tanami igikombe nzagishimira Imana ariko simwizera nk'umutoza ukomeye pe ni umutoza w'umunyabwoba ufata ubwoba bwe akabwikuraho akabutera mu bakinnyi nk'inshinge sibyo ni umutoza utagira cool utagira calm utagira ni umutoza nyine utari udatuje ntabwo ari umutoza utuje nyine ni umutoza nebye ukuntu abatoza bashatse kurwana kuri bande tushe like siduru ngo yatsinda match y'ikirarane uramutse ukomeje kwitwara neza waguma imbere n'amanota abiri rika muri Barca kinyuranyo kibara amanota ngaho Barca na Real n'amanota ngaho sirimwe sabiri ugiye imbere usanga rushundi rimwe kandi akagitwara warabona umutoza atarwiyambitse kuri bande tushe arimo arakubita ashaka kubita abakinnyi wari wayibona umva Arteta afite pressure abigeze gufata ari gutitira ari kwiterwa Nicolas Jover reba kangwereke Sene wena no kujya mbere ko tujya muri match umutoza wungirije Nicolas Jover Arteta agiye kumugarura ashaka kujya kurwana n'abakinnyi ashaka no kwinjira kuri bande tushe ya Wolves sibyo ameze nk'umusazi burundu Arteta mukura nk'ukurura umwana match kirangira bagisifura Gabriel Jesus yagiye ku mukinnyi witwa Yann Mosquera ni umunyakolombia ukinira equipe ya Wolves iriya gundi agomba kuba ruje bamuhaye umuhondo ariko agomba kuba ruje nubwo basifuye agomba kuba ruje yajya mu kubita ibipfunsi biraramukindura kibaza se haje bisi ushinzwe ama set pieces oya Joven umutoza wungirije Joven ushinzwe set piece ahubwo wagiye ntabwo ari Joven ni arya yitwa umutoza wungirije ntabwo ari Joven rero wagiye kurwana n'uyu wungirije ahubwo ari Teta yitwa Steven Berg niba n'izina rye uribaza uyu Gabriel Jesus yagiye mu kibuga asimbuye Arsenal isitakaza momentum yo kwataka kubera ko ari umuntu utazi guholdinga ball imbere utazi gukinira imbere nka rutayizamu nibwo Arsenal yatangiye kugabwa ibitero byo kwataka sibyo Jesus yakoze iki muri uyu mukino ku buryo agira frustration yo kujya kubita abantu like Arteta n'abakinnyi be n'ikipe ye umuzamu David yavuga icyongereza neza Magaresha amaze imyaka numva ari nk'itandatu muri Premier League sibyo nahise avuga icyongereza ni gute batashobora kumvikana ngo ndekera agapira ndagafite so atumuzamu ariko umukinnyi ukine cyangwa se umukinnyi ko umuzamu ufate bamunyuze hejuru ngo iriya ni pressure ni panique itari ngombwa ubu sitiri guseka murebe kuri page za Man City nabonye agafoto witwa Pep Guardiola ari kureba match mana we muri sari we ari guseka cyane anywa icyayi ati ikipe kweri njyewe nimubona umutima wanjye amaraso ahagaze imburagiye cyangwa kumubona rwa umuvuduko w'amaraso ntimuzatekereze ko nabitewe n'itangazamakuru n'igitutu cy'ubustari oya nzabona bitewe na Arsenal na Mikel Arteta njyewe noneho nakubwize n'ukuri nahise Arteta niyo yatwara Premier League nge ndamutse ndi Andrea Berta nge nashaka undi mutoza niyo yagitwara nashaka undi mutoza seko tutarumva ahantu Andrea Berta avuga muri sezo yose yavuga gute se avuga se na kimwe uragura abakinnyi bagiye ku isoko byararangiye uragura abakinnyi akirukana abakinnyi byararangiye Arsenal yabuze igikombe zishize ngo nta rutayizamu ifite ahazi Arteta nazi kumukinisha yakinnye iminota 60 harya Jokeresh nta shot on target ni zero shot on target no match ebyiri zikurikirana nta shot on target ateye oya amaze kwikora mu mikino ingana na 30% ibyo amaze gukina avamo ari zero shot on target ubwo Saka yatsindaga nyuma y'imikino 10 bivuze ngo bivuze se zigitangira Mikel Arteta ntazi gutoza ikipe irimo rutayizamu ntibishoboka impamvu n'iteka ryose agomba gushakira umwanya na Gabriel Jesus n'abakayi Havertz nuko niburi atarimo rutayizamu nibwo ashobora gutoza iyo kipe ariko niya kipe n'ubundi bagomba guhora bakanu bari kuyataka badefanda nk'abantu bari kwimana igihugu ntabwo Arsenal kiri umupira uri Rio
ntabwo abakinnyi bafite ubwisanzure bwo gukina umupira. Umuntu bita Timba bamuzamukanye umupira kuri kiriya gitego cya kabiri agenda ahungahunga paka ajye bageze muri surface. Why? Kuki udatinyuka ngo wegere umukinnyi? Ntabwo ari Messi ukuri imbere, Messi ngo aragusebya ngo gucenge. No, egera umuntu timing neza umutere taka. Ntabwo ajya bikora Declan Rice. Kora kuntu Timba azamukaga kwepa. Wari wabona Declan Rice agenda kwepa umuntu ufite umupira. Warakwegera akagutiminga gutera takre bikarangira. Ku munota wa nyuma minota y'inyongera wemerera abantu kugera muri surface gute kuri bakagutsinda igitego kuri rebound. How? Nibyo nge nk'umuntu ukunda Arsenal ndabizi Premier League ko na Man City si kitabashwa. Man City yatsindwe na Arsenal yayitsinda nayo yatsindwe n'ubundi yagiye ku kintu cy'amanota 7 avuye kuri 2 nahise wakongera ukayazamura. Ariko Arteta yatanze impamvu zose zimugaragaza nk'umutoza udakomeye. Niyo yagitwara imvugo ntiyahinduka. Si umutoza ukomeye kandi ntakwiye kuba akiri umwiga. Amaze imyaka 5 atoza muri Premier League. 5 years. Mbere imyaka 5 yungirije Pep Guardiola. 5 years. Imyaka 5. Uyu ni umwaka wa gatandatu. Guhera 2020. Umugabo witwa Karume we yamukarabye mbere. Karume Mparasi yarambwiye ati iyi sezo ya 5 ni tudatwara igikombe cyatwawe na Liverpool nzaba mukarabye nta kindi azabambwira kuko iyi sezo niyo City yaradandabiranye ariyo yatwaraga ibikombe byarananiranye bikaba bigaragara ko yari nko muri phase retour ngira ngo niba Arsenal itagitwaye ubu nta kindi nzaba nsaba Arteta ko imyaka 5 yasinye niyo nta gikombe afite ntabwo nzamwizera mu yindi myaka. Ni sezo yarambwe ati ntabwo nizera ko tuzatwara igikombe. Anje ntabyo nizera ariko ntabyo nta kimenyetso yerekana ko azagitwara. Donc ikipe Arsenal imaze nk'inzovu iri imbere ariko iri kwikanga. Ibyo Abdul yavugiye kuri mikoro. Abdul rwose ngo Muringa yaravuze ati niyo atwara igikombe we yarenze baravuga ngo niyo atwara Champions League na Champions. Byombi yaravuze byombi turabikeneye kuko Abdul yanahisemo aravuga ati jewe ku bwanjye nahitamo Champions League uvuze ngo dutware igikombe kimwe ariko dutwaye byombi nicyo kidasanzwe. Ni hahandi namwirukana. Nta mufana w'ikipe ikomeye ugomba kuba afite ubwoba ariko ikipe Arteta toza uhorana ubwoba. Nta cyiza nta mufana mbisubiramo nta mufana w'ikipe ikomeye ugomba guhora afite ubwoba. Man City n'urugero niyo wayitsira cyangwa kamfana Man City ugira ubwoba we ajya mu kibuga yizeye ko City ibona 3 ariko umutoza byanavuga ngo umupira uradunda City gatsindwa cyangwa ikanganya umufana batuje. Ejo bundi narushaga Man City amanota 7 ariko n'icyo gihe twari dufite ubwoba na Ista tuzi ko azavamo. Niko turusha Man City amanota 7 ariko ufite ubwoba. Yagomba kuba ngahe? Yagomba kuba 8. Yagomba kuba 8 cyangwa yagomba kuba 9? Yagomba kuba 9 yego. Yagomba kuba 9 kandi 9 yari menshi. Ariko ubwoba Liverpool yarembye inganya na Leeds n'ikipe zose zoroshye zinayitsinda Arteta nanirwa kuyitsinda kandi ari mu rugo. Muri 2026 Arsenal yakinnye imikino 8 ya Premier League. 8 ya Premier League. Itsinzemo 3 inganyine itsindwa umwe. Ibaze kunganya imikino ine mu mikino 8. Premier League wakoze akantu k'ubwenge kandi ugomba gutangira gushaka igikombe. Sibyo kuvuga ngo ari iwacu uravuga ngo bayibasiye na Karenzi mbonye abaza ngo kuki imibare ya Man City muri uyu mwaka iri hehe. City iragororotse muri uyu mwaka. Pep nyuma yo ko aguza abakinnyi sugira ngo we kwa mbere yongeramo Gehi na Semenyo ntabwo imibare ari mibi muri uyu mwaka 26. Imibare ye ni mibi 26 ariko iyi bari mibi bakuyemo aya manota ayakuye muri kare katsinde niyo kwa muri weekend. Arsenal nuko warimo gutsinda ntabwo imibare muri uyu mwaka 26 ari mibi. Karenza azatubwira uburyo avugira Arteta. Birakabije no bwa mbere ari iwacu ugashyiraho imibare y'ikipe imwe hano bavuga ati wayibasiye kubera icyo uzanye imwe muzihatanira igikombe kuki utazanye indi kuki uzana polisi gusa ntuzane APR. Njye ntekereza ko iki gikombe Arsenal yemerewe gukomeza kukirwanira Giscobu ariko hari nk'ibyemeza Arteta afata none se reka mbaho urugero nabonye Sakarina Madueke reba ukuntu Arteta ameze nk'umufana yakinnye nka playmaker reka mbahe logique ya Arteta wumva ukuntu abameze nk'umufana ariko mugani kura kuvumbura nabonye list nabonye ntabwo nabyanditse match itangira ukaya ku 10 Kazu nabonye tweet yanjye mbyandika list igisohoka ntabwo nayibonye nayishyizeho navuga ngo Arteta umunsi umwe azavumbura umuti wa hangover kuki akeneye kuvumbura buri gihe
reka mubwire imyaka amaze yongereye amasezerano no cyangwa yamushaka ku 10 mbere yuko yongera amasezerano. oya kandi arayongereye nyine no si nyuma yo kuyongera kujya mu gihe ku 10 ariko yongera oya Kazungu ikibazo cya Arteta ameze ariko nayo yabimamwe mikino 15 umuwinga nabonye Sky Sport yibaza ngo ese koko Saka ni umuwinga mwiza ku isi ari kuri world class. oya ntabwo ari world class icyo nagiye akanyekane bavuga bati niba Sky mugezaho mwibaza gutya ntabwo ari world class ntibishoboka kuba niba Basane bo mu Rwanda niba Basane n'abarafinda winga utagira imibare imuvugira gereka mabwire ejo Basane aho namukarabiye ni ku ikipe nka City Boys aracyakaraba uracyakara pe bagwisabone Basane kuri City Boys ugenda n'isabune match ejo narayikurikiye uzi ko Ford nganya ashobora gutsinda ibitego nka 5 yaza kuba afite abawinga bazima beza Vinino na Basane ntacyo barimo mumariye muri iyo match nabo ubwabo ntacyo bari bimariye kuko ikipe yoroshe niriya niba we Basane utatwara umupira ngo ugere mu rubuga utsinde igitego cyangwa bagutege penalty we Vinino utatwara umupira ngo ugende utsinde nibyo byaba Bukayo wagapira aragatwara akageza acengera muri corner acenga asubira inyuma Bukayo ntashaka gukata ngo amenye nka Phil Foden niho hambere ba Michael Olise ubona ari imirabyo binjira muri box uburyo Yamara bayinjira muri box Bukayo arahunga agera muri box agakata agashaka Odegaard gatasubiza inyuma Arteta pasi ya katikati Kazungu Arteta ameze nk'umufana utinjira ngo Jokres cyangwa bagutege Arteta ameze nk'umufana umva impamvu ngiye kubidefanda nareke kuza twavuye kuri Arsenal nasanga twevuye ntabwo tuyigaruka dufata umwana ntabwo tumutegereje shako n'impamvu n'ubundi nawe asanga twayivuyeho ko ari Arteta tukomereze numva ngo yatinze abishaka ari muri office ari Arteta wa Karenzi naza ntago asubiza inyuma Karenzi twamutegereje saa 5 nimba namanutse muri Piara Finito tumutegereje abantu basabye isabune reka mvuge ikintu cya makuru amanota biravuye kuri 7 yagomba kuba 9 kuri Liverpool yarembye y'indembe abantu baravuga ati sinda Liverpool ushyira imikino imikino 3 nuyitakaza City kagitwara izagenda igitwara aha ni utinyira reka mvuge ikintu cya makuru Naisa mu mwanya reka mvuge ikintu cya makuru Arteta Madueke amaze iminsi ari muri forme ameze neza kuri wing pe ukabona rushana Saka contribution ko erutse gutsinda igitego atanga na assist agaragaza ko azira bench masobanutse yewe nzira ko ntabwo umwanya ariko muma nibyo nabajeje kandi akina ku mwanya umwe nibyo nabaje ngo hari ingingo yongera kwicaza Rivaldo gute kandi Rivaldo yamweretse ikintu gikomeye kivuga ngo icyo nzirage ni bench ariko namanjemo je nagira icyo marira kiyo Madueke rero umve icyo mvuga Madueke yagize forme ameze neza sibyo akina ku ruhande rw'iburyo agomba kumubonera umwanya Bukayo Saka ni vice capitaine ni star boy yongereye amasezerano nawe ngomba kumushakira ariko n'umufana nabonye ubaze kumushakira umwanya hari umufana nabonye w'umuswahili abaswahili burya bagira amagambo yabo yo gucokoza ngo ariko ubundi Bukayo ngo nihe kipe yamushakaga mbere yuko yongera amasezerano ariko agomba kongera umukino ariko ntayo n'uwawe Arsenal bamushaka ariko barafina n'uwawe AP ubu ni ninde wamushaka mbere yuko umwongera Basane n'uwawe Rayon Sport ubundi mbere yuko wongera amasezerano Basane ninde washaka Basane wakomeza muri uko gushakira umwanya Bukayo Saka Madueke agomba kujya iburyo kuko amaze iminsi yitwara neza umukino yitwaye neza Saka yaramaze imikino 15 atsinda igitego muri Premier League Madueke araje ameze neza Arteta niba utari umufana uricaza Bukayo niba utari umufana uri umutozo uri umubyeyi w'ikipe uri boss wemere kuvuga ngo kuri wing y'iburyo umeze neza ni Madueke Saka kicara izo match ebyiri shaka forme kuri bench niba Odegaard atameze neza cyangwa afite nibazo by'imvune undi nimero 10 hari ni Eze banzamo Eze ku mwanya weka pembeni Odegaard shira ku ruhande Brassard ibya Brassard cyane Arteta rero ngo Odegaard amezeze ko na Bukayo Saka agiye gukina akabagiye kuvumbura bomba atomique akamuse ku 10 ubwo musenya mu mwambaro wa Arteta ko Bukayo ari umwongereza akaba ari umwe mu nubwo yatsinze kiriya gitego cy'umutwe akaba umwe mu bakini ariko si byiza gukinisha Saka umwanya utaruka akaba umwe mu bakini bigishyitsi mu Bwongereza
ubitangazamakuru ntirigiye kundasa uwo ni umwambaro ibintu ba Ferguson bawe nga batatu reka mushakire umwanya Ferguson yaga ameze nk'intare bamurasa batamurasa just feed the gap itangazamakuru rimurasa ritamurasa yarabati Beckham ndakwicaza Beckham ndakugurisha Real urayafite hafi 25 bati turazifite muyazane mutware Beckham kandi abantu bose baraceceka nta watinyutse kuvuga ngo yarasa Ferguson abantu hano muri chat uwo mwambaro utarawambara nk'umutoza Arteta uvuga ngo Bukayo ndakwicaza abantu hano muri chat uvuga ngo gira umugisha rusha Bukayo sa ku mupira ego ko ntibibyemera umunyamakuru nahise umunyamakuru gira umugisha utabyikira muri box gira umugisha muri box utabyemerera umunyamakuru Bukayo najya muri box kandi navuze ngo akiri banta y'abafana ni banta agera muri box agakwepa naje nyikomeze kuki Bukayo agera muri box akagaruka bira by'abarafinda kira gitego cy'umutwe Bukayo yatsinze n'ikibashuke na bamere no bajyamo bakabitsinda by'umutwe ariko na ba Gabriel Magareshe barabitsinda ariko gushyira Bukayo Saka ku 10 ntago utekereza ko Jokeresha araza kubona assist yayibona oya hagati aho nunakomeza uwo mujyo no kuvuga ngo uwuboneranye ni Odegaard nubwo nawe ari mu bihe bitari byiza Odegaard kuko atari umwene gihugu hari gihe shobora gukomeza Odegaard agatakaza umwanya Bukayo akawugumana 10 akayigumana nko gukora Babona ko yatsinze igitego arongera mushyira ku 10 azahava mu kintu kuri ubure Odegaard ni kwa heje banejo wandi bakina FA Cup mu cyumweru gishize Bukayo Saka yari yamukinishije ku 10 n'ubundi ese ni match ya kabiri ubwo Odegaard nashaka ikipe yindi Arsenal ejo bundi tsinda bine mu gice cya mbere n'ubundi bavuga ko Odegaard ngo azajya mu Butaliyani na nyuma y'isi kandi ejo nabonye itangazamakuru byandika ko ngo mani imwifuza uramenyera ubu yabifashe iki kandi ufite bafite Bruno Fernandes mani yo mu myumvire ya Ferguson nyirebera mu myaka 20 ishize irenga 20 nako mani y'ubu nyirebera mu myumvire ya kera cyane ya Ferguson kuvuga ngo Odegaard ntibishoboka ku mbaraga ntazo mani ugomba guhuza ibintu bibiri imbaraga na tekinike utari umukinyi ugigirana kuri karica ngiye mureke mabwiza kuri kazo ngiye rwose nubwo n'umunyamakuru ntabanga arimo ngiye nkunda Arsenal